amazina yanjye ni Isonga Brian, nkaba nyine umukino wa football muri Lycée Kigali muri porogaramu ya Isonga. Isonga nkaba nyimazemo igihe kingana n'imyaka uyu ni wa gatatu. Isonga ikaba imfasha kubona ibikoresho bimfasha mu gukina football, ikaba improvidinga n'abakoca bafite ubumenyi. Nifuza kujya ku rwego rwo kuba nahesha igihugu cyanjye ishema, nkaba najya hanze cyangwa nkakina muri nationale y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Amarushanwa yateguwe kuri iyi nshuro mbona azamfasha kwerekana impano yanjye na progress maze gukora muri iyi myaka mu Isonga program n'ibyo yamfashije. Memory nziza mu Isonga nagiye ngira ni igihe nagiye muri National Talent Day i Huye nanone, aho twageze kuri finale ndetse tukanatwara igikombe. Nitwa Ashimwe Mukama Concord, nkina football. Aya marushanwa numva azamfasha kugaragaza urwego tugezeho nk'Isonga, imyitozo dukora iki tumarira, tukareba naho turi ugereranyije n'abandi bakorera hanze. Porogaramu y'Isonga nayigiyemo maze imyaka 2 n'igice, gukina nkajya ku rwego nakiniye igihugu cyangwa nkajya gukina mu mahanga, aho nashobora gukomeza no gukangurira bagenzi banjye gukomeza kubikora cyane, nkabikora nk'akazi. Yewe umukinnyi ndeberaho umukinnyi witwa Kevin De Bruyne, niwe tujya gukina mwanya umwe, n'ibintu akora ndabikunda kandi ndabyishimira.